Urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo rwamenyekaniye mu itangazo igipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru. Ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha 4 zo mu gitondo kuri uyu wa mbere, aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya 17 z'ukwezi kwa 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali yasanzwe yiyahuye arapfa. Iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 muri kasho ya polisi, aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, rikomeza rivuga ko ku matariki ya 15 na 16 z'ukwezi kwa 2 Kizito Mihigo yari yasuwe nabo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito kwiyambura ubuzima. Mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo, Ijwi rya Amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze. Tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yagize ati ndi mu nama nyoherereza ibibazo kuri WhatsApp. Ijwi rya Amerika yamwoherereje ibibazo, maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti mwareba ibikubiye mu itangazo ibisigaye mukabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ko Ijwi rya Amerika ikibazo umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, uwo ni Madame Marie Michel Umuhoza, maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo. Urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo aho yarafungiye i Remera, aribo baduhaye amakuru batubwira ko yiyahuye. Yarafunganye nande? Yarafunzwe wenyine. Mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye? Hari ibimenyetso byagaragaye aho yarari, iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane, ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye. Ezo ni nk'ihe? Cyambere cyo hari amashuka yaryamagaho niyo yakoresheje, hanyuma n'amakuru avaho yarari mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iyo shuka. Yimanitse muri kasho? Yego, muri kasho, muri sele aho yararaga. Hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera, hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira? Amakuru avuga ko ari ku idirishya, harimo idirishya. Nuko ubwo harakurikiraho iki rero? Cyakurikiyeho ubu ngubu Rwanda Investigation Bureau yafashe umurongo ujyana kuri RFL hari Kacyiru kugira ngo hakorwe autopsy, noneho hamenyekane koko niba yiyahuye. Huyeho n'ibyo wenda hari kandi nakongereraho. Yego. Urebye nk'ukuntu yarameze muri iyi minsi, yari afite ukuntu acecetse cyane, adashaka kuvuga, rimwe na rimwe nabo mu muryango we bamusuraga akanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yarabajije. Izo nizo mpamvu wenda umuntu yakeka ko arizo zatumye yiyahura, kuko wamureba ukabona asa nkaho afite depression. Hari ukuntu ubona umuntu ameze, umuntu nibona acecetse, abantu bamusura ntabavugisha, baba mu muryango we, ni impamvu umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera Kizito Mihigo, ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa. Birumvikana ko iyo mushiki waza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza. Urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare Kizito Mihigo ruje nyuma y'urwa Maître Donald Mutunzi wigeze kunganiraho bwana Leon Mugesera, nawe mu 2018 waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko. Icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjizwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo. Polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashuri kure cyane, akarengane n'urugomo nibyo byakugejeje ku rupfu. None rero
ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje karere ka Nyaruguru ahegera umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bivuga ko yaragiye gutorokera mu gihugu cy'u Burundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana. Mu 2018 nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka inafunzwe aregwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo no Perezida Paul Kagame. Ni mu gihe mu 2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 10. Mu rwego rw'amategeko Kizito Mihigo apfuye ku myaka 38 y'amavuko, nta mugore nta n'umwana asize. Twibutse rero abaduteza amatwi ko polisi y'u Rwanda ivuga yuko Kizito Mihigo yiyahuriye muri kasho yarafungiyemo i Remera i Kigali. Ariko rero ibi ntabwo ari byo turi buganireho, mbasabye yuko twibanda ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, nubwo yegura urupfu ruhuriranye n'iyi nsanganyamatsiko, ariko rero turushyire ku ruhande, ndetse n'umushyitsi ndamusaba yuko atagira icyo aruvugaho. Immaculée Karame, twibande ku nsanganyamatsiko y'iki gitabo cyawe ku isoko si hahandi. Ndagusaba rwose yuko urupfu rwa Kizito Mihigo nihagira n'urugira icyo gusaba kuruvugaho umwihorere, ntabwo bikureba. Urabinyemereye? rwose Ndagushimiye cyane. Nuko twinjiye rero nyine mu nsanganyamatsiko, uti ku isoko si hahandi. Mu kwezi kwa 12 2015 nanone iki gitabo wakivuzeho muri make kuri iyi radiyo. Icyo gihe hari mu kiganiro dusangira ijambo. None rero uyu mwanya ngushimiye yuko ugarutse noneho kugira ngo uduhe ibisobanuro bihagije, utuganirize ku buryo buhagije isaha yose ku gitabo cyawe ku isoko si hahandi. None muri iyi myaka 5 ishize iki gitabo cyaguzwe gute, cyasakaye gute? Murakoze. Uburyo bwo kugurisha iki gitabo ntabwo buri mu ruhame cyane. Abacyumvise barakimbaza nkakibaha. Ubu nsigaranye ibitabo bitageze kuri 50. Urabibaha ku buntu se cyangwa uragurisha? Ndakigurisha, nyigurisha 5,000. Yego. Yego. Wowe ku giti cyawe ntabwo wigeze ukijyana mu maguriro y'ibitabo? Ntabwo nigeze nkijyana mu maguriro. Kubera iki se kandi ariho hari cyagurwa cyane vuba vuba? Banza ruko nakoze bike. Nakoze bike, hanyuma mbibwira abantu, abo duhuye, abo tuziranye, abandi bakabibwira abandi, ku buryo igitabo cyagiye kigenda kitageze muri za library. Ubwo rero ibyo ngibyo usigaranye, umuntu aramutse ashatse kukigura, afite 5,000 agashaka kukigura, yagukura he? Yampamagara nk'uko mwampamagaye tugahana gahunda. Nuko ubwo rero bazajye bagushaka hanyuma, ariko ndizera nyine yuko nibishira uzacapisha ibindi. Bishize nkabona abantu bakibikunze nabishaka. Reka dufatanye babanze bamenye icyo ari cyo. Ku isoko si hahandi ndabibonamo ibintu bitatu: uko hari hameze, uko hameze ubu hamaze guhinduka, n'ukuntu uharota hazongera hakaba heza mu bihe biri imbere, mu bihe bizaza. Reka dutangirire kuko hari hameze mbere yuko hahinduka. Hari hameze gutaho ku isoko? Hariya ku isoko rero ni ahantu natuye, ni ahantu narerewe nk'uko nabivugaga mu gitabo. Ni ahantu hari abantu,
hatuwe hari ingo, haba amatungo, haba imirima ihingwa, hari urungano, hari abasaza, hari abakecuru, hari abasore n'inkumi, hari abagabo b'ibikwerere, hari abagabo bakiri abasore, n'abana bakina bagaseka, n'abana hajya abana sinabavuze, ntabwo ari bo bavuze, yego komeza. n'abana kandi twari dutuye neza, ukabona ingo zirakurikiranye, muri munazi undi musabana amazi, muhana umuriro, musabana umunyu, umuntu anyura munsi y'urugo cyangwa haruguru y'urugo agasuhuza ati kwa kana kamwiriwe mute, mwe mwiriwe abahano, ntimwadufungurira, nuko n'abagendaga nijoro, umuntu yenda yagize urugendo rurerure, yageraga ku rugo agasuhuza, yego, akumva ko ageze mu gice cy'iwabo. Abana nabo bakina bakagenda hariya mu muhana bakarya, bose bagasangira, bityo aho bageze hose ababyeyi babagaburira. Ubundi bakaba bari ku mbuga yenda kugenda barya hose, banza kubera ko abana bageragaho bajya no kwiga, bajya no mu mirimo, yego, ariko ubundi aho umuntu yageraga bagafungura, yarafunguraga. Nuko komeza. Abantu rero bari baturanye, begeranye, kandi barafatanyaga. Mu gihe cya kera hari hakibaho ibintu byo guhinga ubudehe, yego, ufite umurimo wo guhingisha agatumira abantu, akaba ariko yabashakiye n'igisururu n'ikigage, bamara guhinga bakanywa bakagubwa neza, bagasangira hamwe ku muvure. Ariko ntibarindaga ko banarangiza, bagezagamo hagati bakabona ko inyota yabishe, akabaha bakagotomera, aho ngaho bagasubiramo, imihehe iri mu muvure bose basangira baganira, iri mu muvure, iri mu kibindi, bakanywa bakarangiza. Bahinguye yenda bashoboraga kubona ababavumba, yego, kuko ubwo n'abandi babaga bahinguye. Nuko ubwo ibyo ni urugero byo gufatanya. Ubundi iyo hagiraga ugira ibirori, abantu bose byarabarebaga, bagatwerera, abajyana ibiseke bakabijyana, abajyana inzagwa bakazijyana, abajyana ibitoki, hari n'abatwereraga n'ibitoki, akakikorera ku mutwe akakijyana, ati nimuzatara n'iki muzagitaremo. Umuntu yatwereraga uko afite, yego. Ubundi hagira umurwayi ubaho, dore ko indwara zabagaho nazo, abantu bagafatanya bakajyana umuntu kwa muganga, bakamuheka, buri muntu wese akajya mu mujisho. Abayishoboye cyane cyane hahekaga abakifite imbaraga, bakaba aribo baheka, bakajyana umuntu kwa muganga, bakamugarura, abarwayi bakabagemurira, ukabona hari umubano mwiza. Hanyuma uwagize ibyago nawe bose bakamutabara, uwagize ibyago bagatabarwa, birumvikana. Hanyuma iki gitabo wacyanditse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, aho ngaho uvuga ku isoko wavukiye, warerewe, wakuriye, ibyo ngibyo byabaga utitaye ku muhutu ku mututsi, uko baturanye gusa bakariko babana, niko byari bimeze? Niko byari bimeze, barabanaga rwose, kandi nta nubwo bari baturanye ngo aha hatuye umututsi aha hatuye umuhutu. Bari baturanye bameze neza, ubona abantu basuhuzanya, basabana amazi, baba abana babatirishije bagatumirana, cyangwa mu bindi birori nk'uko nari nabivuze. Imirimo rwose barayisangiraga, ibyiza n'ibyago, kandi bari batuye bavanze. nk'uwo ku musozi wacu hari hatuye abantu benshi rwose. Nuko
none rero ubu ngubu bimeze bite, hameze gute, abantu birumvikana nibo duheraho, ubu hatuye abantu bameze gute? yewe yenda ntaravuga ubu ngubu, reka mvuge ubu hagati nandika igitabo ibintu byari byarahindutse bibi. Byari byarahindutse bibi kuko nahageze nka nyuma y'amezi 4 cyangwa 5 nyuma ya jenoside. Ubundi wabaga i Kigali? Karame? Ubundi wabaga i Kigali? Ubundi nabaga i Kigali. Aho komoka ni muri Rugarika, mu karere ka Rugarika, ni hariya mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi nako umurenge wa Rugarika. Yego. Ubwo rero nyuma kugerayo byari biteye n'ubwoba. Ukabona utazi aho ujya, nta nzira zagaragaraga. Urabona inzira zabaga zinyurwamo n'abantu, zinyurwamo n'amatungo, zinyurwamo, nyuma nta nzira yabaga ihari, wabaga ari igihuru. Ibihuru bifatanye, rimwe na rimwe ugashakisha aho inzira yabaga, rimwe na rimwe ukagwa kubera ibyatsi byasobekeranye, imicaca n'ibindi. Ndababwira ibintu byo mu giturage mwe ntibabizi cyane, niyo mpamvu nyine tugomba kubivugaho kugira ngo babimenye. ariko byari bibabaje kuko icyambere abantu bari barashize, abantu bari barashize, ari babandi bari bahatuye bose, ari abato, ari abakuru, abari batwite inda bazivanamo, bica abantu ingeri zose, barasenya, bagahera inzu hejuru bakayigeza ku itaka. Usubiyeyo nayo ukaberwaho umuturanyi yarari, ukabura aho inzu yabaga. Ahubwo ikindi kibi nanone, ingo bagatema bakarimbura bakageza hasi. Hari naho bagiye barimbura imiyenzi n'intoki, n'intoki izegereye urugo, izindi zo zagiye zishiraho nyuma kubera kudahingirwa. Ibyo rero mu by'ukuri kujyayo wabonaga utazi iyo ujya, wabonaga rimwe na rimwe ukibaza ngo ariko hajya ndajya gukora iki. Ubundi buryo umuntu ashishikazwa no kujya ahantu kubera uwo ahasanga. Yenda ubu ngubu hari abantu bajya gusura ahantu gusa kubera ko ari heza nabwo. Yego. Nk'abaturisite bajya gusura ahantu kubera ko hari ibintu byiza bashaka kuhareba. Ariko kujya ahantu hatakibaho uzi ko habagaho ni umubabaro ukomeye. Ubwo rero mpageze nasanze barisha abantu, mu bantu babaga iyo ngiyo rwose iwacu nta muntu n'umwe wabacitse. Abo mu rugo iwacu, abo kwa musaza wanjye bari baturanye, ntabwo ari iwacu gusa bishe. Uwo musozi wose barawishe pe, barawica, inzu barasenya, ingo baratemagura. Yewe biteye ubwoba. Icyiza nuko ntabibonye. Ubwo n'abandi rero nabo barahunze. Abashoboye kurokoka barahunze bari kure nabo utababona. Ndavuga n'abahutu barahunze, abahutu nabo kuko byakozwe na bamwe mu bahutu. Abashoboraga kumva yenda bazahita babavuga, babonye bimeze nabi baragenda. Hasigara abasaza n'iki, ariko hari n'amasaza ngo bicanye cyangwa bayoboraga bica. Kuko harimo n'abasaza bafunze, ariko nyuma barabafunguye muri cya gihe cy'abasaza cyo gufunga. Hari igihe cyabayeho bafungura abasaza bagejeje mu myaka ya za 65 70 gutyo nimba nibuka neza. Yego. Abari bato rero abahasigaye
nabo ntabwo batangaga n'amakuru, ntibashoboraga no kubayoboza ngo bakubwire, ntibashoboraga no kubabaza umunsi kanaka se irengero rye ni irihe ngo bakubwire, n'uwo bakubwiraga ngo kanaka niwe wabikoze, abageraga muri gacaca ngo ngewe ibyo navuze ni ibyo, ngo ababizi nibabivuge, akanga kuvuga. Habaye rero ibintu bibi, habaye kwica, habaye gusahura, habaye kwica amatungo agenda bayarya bakayatemagura agenda, habaye ahagaragaraga noneho haba amatongo hose, usanga ni amatongo, urumva nyuma y'amezi 4 ibintu biba byabaye bibi, n'ahari inzu harameze ibyatsi, ku buryo hari igihe twagiyeyo tugiye gushyingura, banza twari tugiye gushyingura mama, noneho hari murumuna wanjye wageze nyine aho inzu yari iri, asanga ibyatsi byarameze, ngo ubu umuntu azajya ajya hehe, asa n'utaye umutwe nyine yibaza umuntu azajya hehe koko, niba iwacu ari aha ngaha umuntu azahasubira azagigenza ati, ese azabona ahandi hita hazitwa iwabo. Byari biteye ubwoba, uko bambwiye rero bagiye babica, byo nabyo birakabije. hari abo kuko nibyo bambwiye mu by'ukuri, nabo twagiye tuganira basigaye nyuma, nagiye nganira n'abantu bahasigaye, nibo bagiye bambwira uko byagiye bigenda. Immaculée, reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika, kandi ko we tuganira uri Immaculée Mukantabana wanditse igitabo ku isoko si hahandi. Aho rero hahandi iwanyu ku ivuko, aho kuriye, aho warerewe, niho uri kutubwira uko hahindutse si hahandi. Yego, nuko nanone mbere yuko tugera uko hameze ubu ngubu, abamfasha bambwiye yuko hari abantu batangiye guhamagara kugira ngo mwiganirire, aho naho turaza kuhagera n'ukuntu ubona aho ku isoko hari hameze. Uwa mbere ni Gerard, uwa kabiri ni Benjamin, nibo bategereje kuri telefone. Benjamin abe yihanganye, hanyuma tubanze duhe ijambo Gerard. Gerard we. Ego ndabumva murakomeye ku Ijwi ry'Amerika. Turakomeye, wabwira umushyitsi aho uri? Ego mendi mu Burundi nguwe neza, ni mu kagari ka inka mu Burundi nyene mu Burundi. Nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo? Ego ico gitabo yanditse ni igitabo ciza, igitabo nawe nyatayitoro kiva ngo kw'isoko, wahora aho nahora ngo harahindutse ngo ntahindutse, no bari igitabo n'ukuri ciza, kandi icyo abantu bozara barandika ibintu byagiye biraba byo biba byiza cyane. By'ukuri two mfite imyaka muri generasiyo kateze, uko byitwa twabisoma mu mashure, bitaro nk'abantu babyitangiye imbere ngo babyandike by'ukuri. Batuzi rero no mutenge intege n'ukuri yarakoze ingwate cyane, abantu benshi bazimufatira ko intutse. Ngomba kumubaza none icyo gitabo kizodandazwa kugira ngo nariko mu Burundi tuzogisome bibaye ngombwa tukironse, kugira ngo tumaze kuja kuri internet kugira ngo twokironka kugira ngo nakuze kugisoma ko birumvikana ukuntu mwakironka kuri internet. Ego twe kuko n'ukuri twumva icyo cyafasha benshi, uri kuraraba urabona yuko aho umuntu yahora aba yahavuye, yoba yahavuye bivanye n'imvo canke ziriya, canke ukuntu hoba harahindutse avec révolution humaine, avec révolution sur la planète Terre, parce que usanga ibintu byose bigenda birabanutse. Gera, hariya ntabwo hahindutse kubera ibyo ngibyo bisanzwe byikora wita naturel, byahindutse kubera ishyano ryagwiririye u Rwanda muri 1994, ishyano ryitwa genocide.
abatutsi bararimburwa. Ego me nisho urabona yuko arashobora guhindura nibiri ariko aravuga pana nativere cyane ibyo kintu byahaguye ibyo ni indero ariko ndamunyira bisizemo yengo namashamira mpera ndamushimira ndamubwira igituma ko gitereshyariza kimwe gushya byoshoboka muzi ko mumpera nimero azompamagara kugira ngo tuvugane kuri no kiroha ko ye reka mbwire abamfasha nimero yawe bayigumane hanyuma nze kuyiha Immaculée nibiba ngombwa muzavugane ukuntu wagura icyo gitabo nawe n'uburyo yakikugeza i Burundi ntabwo ari kure ni posta ndibwira ko ikora neza ariko revyo kuri internet arakwisubiriza ni munshira umurongo ni radio ndayumva neza urashaka kubanza kumva igisubizo cye ego ni munshira umurongo yego reka mbwire abamfasha bakugumishe ku murongo hanyuma na nimero bayigumane ugume ku murongo ego ndababwiye nuko noneho reka Immaculée agusubize niba icyo gitabo gishobora kujya kuri internet. Immaculée mubwire rero niba nyumva ntabwo mbizi enda muramusubiriramo iki gitabo ntabwo ndagerageza kugishyira kuri internet. Yego icyo nakoze ni ukugisohora cyane cyane natekerezaga ko abantu bazakibona gikoze ntabwo natekereze kugishyira kuri internet ntabwo ndabitekereza hari abo twabiganiriye ariko ntiturabigeraho nuko ubwo rero nyine ndaza kuguha nimero ze iki kiganiro nikirangira hanyuma mwumvikane ukuntu igitabo cyamugeraho n'ukuntu nawe amafaranga yakugezaho. Jera wabyumvise yego murakoze cyane kujya kumenya nimero yego yego ndabikora rwose urakoze cyane yego komera noneho duha ijambo Benjamin ego ndabumva cyane uri ku ijwi rya Amerika ego murakoze kumpa akanya nanje yego bwira umushyitsi yaho uherereye mperereye neza neza Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi bandanya ariko akabazo ka mbere mfite mbaze umutumirwa mbere na mbere reka mbaze ndamushimire hanyuma akabazo ka mbere nako nakerekeye iyo sije uwo mutwe w'ico gitabo yaje kudushikiriza uno munsi ngo isoko si hahandi nego niko kivuga ntibagiye ku isoko si hahandi ku isoko si hahandi murakoze yego nashaka ndamubaze mbone ngo harimo infobeko cyangwa icyo no kwitwa filozofi yoba yarakoresheje muri iyo sije nyene agerageze kuyintahuza. Ndumva wasobanura neza ikibazo cyawe kugira ngo nawe umufashe kugusubiza neza. Ego umva iyo jambo yakoresheje iyo sije ivuga ku isoko si hahandi. Mbone ngo nta filozofi yoba yarakoresheje yo bisigura ukundi kuntu umuntu yobifata kuko iryo jambo riratahuritse mu Kinyarwanda nyine ku isoko si hahandi mugabo ikindi kintu yashatse kuvuga icyo nashaka rero kugira adisigurire. Ntabwo mushubirije ariko ndumva ari byo turimo tuvuga ko hahandi nyine ku isoko aho yavukiye n'abanyarwanda benshi bavukiye hagiye hahinduka. Ubu harahindutse kubera amahano yagwiriye u Rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi. Yabisobanuye nuko utakurikirana radio yabisobanuye ko abantu bagize gutya bica abandi kandi barabavandimwe barabaturanye basangiraga kabisi nagahiye batsemba n'ibintu ingo barasenya amatungo bararimbura imyaka bararimbura ibintu nk'ibyo. Ego mwico gitabo nyene kandi kabazo nari mfise mwico gitabo hoba hategekanijwe iki mwico gitabo nyene kugira ngo
ugwaruka canke abazararuka ubu batabibonye bavyumva ku matwi ku maradiyo canke mu nyandiko kugira ngo ntibazohave bazagaruka ku kwihorahorana. Reka ahita gusubiza aho ngaho. Nawe urashaka kuguma ku murongo kugira ngo wumve uko agusubiza kubera ko mwebwe mutumva radiyo ijwi ry'Amerika? Ego ndabishaka cyane, ni nayo mpamvu wumva kenshi twe tubyumviza kweri ku matelefone biragoye. Yego, reka mbwira abamfasha nawe bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Immaculée. Yego muwamukoze. Thank you. Nuko maze kumubwira nawe rero Immaculée. Karame. Nuko tubabara utwo tuntu twa technique turimo nuko ariko ni ngombwa nyine ko babumva uko basubiza. Mubwire rero nyine ubutumwa uha abantu bakiri batoya. Yenda umuntu yari guhera kuri kariya ko ku isoko banza yari afite ikibazo cy'iryo jambo. Yego. Ariko wigeze kubivuga ugitangira. Uko ku isoko ni ku ivuko, naho wakomoye kubaho, ni hahandi wavukiye, ni hahandi warerewe, ni hahandi wize kubana, ukubana n'abandi. Yego. Mbese ni iwanyu mu magambo make. Hanyuma rero ku bakiri bato, abakiri bato icyifuzo cyanjye ni uko batagira ubuzima bubi nk'ubwo twabonye mu minsi ishize. Abakiri bato numva nabashishikariza kwirinda urwangano, noneho bagashishikarira gukora, bakareka kwangana, bakareka ibintu by'amacakubiri, naho babyumvise bakabihunga, noneho bagashishikarira gukora ikibateza imbere. Impamvu bagomba gushishikarira gukora nuko burya umuntu udakora akunda kurya utw'abandi kandi atakoze. Ubwo rero ni ukubashishikariza kwirinda urwango, noneho bakiga gukora uko umuntu wese angana. Abiga abakiri bato bakiga bakamenya, abandimo kwiga imyuga bakayiga bakayimenya. Buri muntu wese agashaka icyo akora kugira ngo abeho atabangamiye abandi kandi atabangamiwe nawe. Umurimo ubundi, umurimo mwiza, umurimo ukozwe neza ubeshaho umuntu, ukamuhesha n'icyubahiro. Abo urubyiruko rero rwose badukundiye, ni nabyo tubabwira iyo turimo kuganira nabo, bashishikarira umurimo, bakareba imbere, bagashaka icyiza. Ikibi bakakima amaso, kuko ibibi nabyo biraza bikabatangira, bikabajya imbere, bikaza bigaragara nk'aho ari byiza rimwe na rimwe, ariko bakeneye no gushishoza. Tuzajya tubigisha bagerageze gushishoza, bahitemo icyiza, bahitemo icyo gukora, kuko imbere hazaba heza nibakora neza. Ariko se Immaculée, umuntu abonye ikibi aho kugihunga, yego si bibi kugihunga, ariko ibyiza hari si ukubanza kucyamagana. Kucyamagana ni byiza, ariko hari n'igihe bikunanira kukirwanya. Ntabwo twese tunganya imbaraga. Hari igihe ikibi gishobora kuza kikagutwaza igitugu. Yego. Icyo gihe rero niho mvuga ko umuntu yahunga. Ariko ushoboye kucyamagana, biterwa n'uko ungana, biterwa n'umwanya ufite, biterwa n'imbaraga zawe, wacyamagana ndetse ukakirwanya. Ibyo byaba ari byiza cyane. Ariko icyo numva ntifuza nuko umuntu ashyigikira ikibi. Yego. He kugira ushyigikira ikibi, niba udashoboye kukirwanya ngo ugitsinde, uhungu wikitaruye ushobora gukora ibindi byiza.
ushobora no gutabaza. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Mukantabana Immaculée ku gitabo yanditse ku isoko si hahandi. Hahandi rero umuntu aba yaravukiye, umuntu aba yarakuriye, umuntu aba yararerewe, afite inshuti, afite abavandimwe, basangira kabisi n'agahiye. None kubera amahano yagwiririye u Rwanda muri 1994 irimbura abatutsi harahindutse. Nibyo tuganiraho. Kuri telefone turi kumwe na Jean Baptiste. Jean Baptiste we. Oui. Urakomeye? Ndakomeye. Bwira umushyitsi aho uri. Ubu ngubu ndi Kigali mu Rwanda. Kigali hehe nawe ko ari hari? Ubu ngubu ndi ahantu bita Kimisagara. Yego. Naho ubundi mu Rwanda harahindutse, hari ibintu byinshi byahindutse. Komerezaho rwose muganire na Immaculée. Mbanje no kumushimira, ndambanje no kumuramutsa kandi. Komera. Murako ko umuntu uze mu Rwanda ikintu cyahindutseho byinshi, ubu rwose umuntu asiga akora ibintu atarinze kujya gutonda imirongo, bura nk'abantu baba bari kure batazi ko bimwe byahindutse. N'ibijyanye no mu mashuri ubu ngubu abantu basigaye biga nta majonjora arimwo. Ibintu bijyanye no ku muriro n'ahantu kera umuntu atanakekaga umuriro warahageze. Imihanda ahantu hose yarageze kandi n'abantu bose basigaye barahawe n'akazi ku bintu bijyanye no muri za byiciro by'ubudehe. Mu byo mu cyiciro cya kabiri basigaye bahabwa imirimo bahembwa mu gukora, bakabaha n'amafaranga kandi baganateza n'igihugu imbere. Naho mbere rero urumva abantu benshi bavuga ko mbere hari ibintu byinshi byabagaho, ariko ubu ngubu byagiye bihinduka. Mbere nimba umuntu yarigaga ariko ntagere nko mu mashuri, cyangwa n'abakobwa nabo ntibanige, ariko ubu ngubu abakobwa nabo barabakangurira mu kwiga. Yego. Kandi nabo barashoboye, ubu mu nzego z'ibanze no mu nzego z'ubutegetsi bose nabo barimo. Urumva ko harimo n'abaminisitiri b'abagore. Ubu rwose u Rwanda rwateye imbere, turashoboye, twaragize. Jean Baptiste urakoze. Murakoze kandi turabakunda cyane. Natwe turabakunda rwose, urakarama pe. Muri dususuruka ariko tuba tubategereje ko muduhamagara tukaheba. Reka ibyo ngibyo tuze kubivugana turangije iki kiganiro, urabinyemereye? Nta kibazo. Reka mbwira abamfasha nimero yawe bayibike neza. Bayibike rwose, turabakunda cyane kandi turabakurikirana kuko muduha amakuru kandi tuba twizeye, niyo mpamvu tuyakurikirana. Ndababwiye, ubwo rero ndaza kuvugana nawe iki kiganiro kirangira. Urakoze cyane. Murakoze. Immaculée, uko abivuze ko u Rwanda rwahindutse nibyo? Arakoze kutubwira ku iterambere. U Rwanda rurimo gutera imbere, imihanda irahari rwose, cyane cyane muri Kigali bimeze neza cyane, amazu arubakwa. Nako si no muri Kigali gusa, iyo ugenda umuhanda cyane cyane hafi ya kaburimbo ukararanganya amaso, usanga u Rwanda rurimo rwubakwa, rufite isuku, rufite umucyo. Ibyo yavugaga by'abiga bariga rwose, nta kujonjora, cyakora bakurikiza amanota. Kandi icyo ni cyiza. Yego. Ufite amanota meza abona ishuri ryiza. Ibyo rwose bibaho kandi binezeza abiga n'abigisha. Ubundi rero amajyambere yo arahari, arimo aragaragara. N'abakobwa biga amasegisiyo yose. Ibyo avuga ni ukuri rwose, za siyanse baraziga, ibintu byose barabyiga, nta muntu ugifite aho ahezwa mu buryo bw'iterambere. Ijwi rya Amerika kuri telefone noneho dufite Esron we. Urakomeye? Ndaho ndashima. Bwira umutumira aho uri. I Burundi, mu ntara ya Cibitoke, aho bita mu Rugombo. Yego. Nkaba nagomba kububaza
ese izina ryiwe bavyitwa nde uwanditse igitabo nabonye kiraryoshye cyane uwacyanditse yitwa Mukantabana Immaculée. Yego igitabo gisa nko kumenya kiravuga ibintu byinshi ariko uravye titre yacu gisa nk'ikinyegeje ibintu hahindutse mu byiza cyangwa se mu bibi nibyo byatugoye gutahura ariko ubona ko igitabo gisa nk'igifise ibintu byinshi cyo kwigisha. Ntabwo ari wakurikiye ikiganiro ariko kuva kigitangira sinakurikira kuri telefone ko ndagikurikira kuri telefone VOA kuri page ya Facebook. None se ntabwo yasobanuye yagize umwanya muremure wo gusobanura ukuntu hahindutse nabi kubera genocide yarimbuye abantu b'abatutsi n'ibintu byabo. Ni nabi icyo ngicyo rero kivuye ariko igitabo umuntu yokironka gute? Reka bikwibwirire noneho ahubwo aho ngaho guma ku murongo hanyuma bikwibwirire. Sawa murakoze. Immaculée karame narindi muvugana n'abamfasha ngo uwo muhungu abagumye ku murongo kuko ashobora kumva kuri telefone igisubizo cyawe. Igitabo yakibona ate? Igitabo rero mba ngifite ntabwo kiri muri library ariko tuvuganye nta kimubonera. Ubwo nawe rero hari ari mu Cibitoke nawe ndaza kumuha nimero yawe cyangwa se nguhe nimero ye hanyuma muzivuganire kuri WhatsApp cyangwa se muhamagarane. Yego ndagomba kubaza akandi gatoya. Kamwe. Nuko tutahura kubera bona ijwi rya Amerika mu ruri nk'igifata. Nico gituma bigano byitwa bikurikirana ngaha. Iyo bishoboka maza murunka live kuri Wanda Amerika kuri page byo dufasha cyane. Noneho reka nze kubwira n'abandi dufatanya tuze kugushyira muri groupe ya WhatsApp ibona amakuru. Ubwo nimero yawe ntabwo irimo ndaza kugufatanya nabo tukubwire ukuntu uzajya ubona amakuru n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Nimero WhatsApp ni nyene Esroni ubwo nabyo ndabikwemereye. Murakoze cyane ibeho watarabakunda cyane. Yego abamfasha tubyumvikanyeho yuko nimero yawe tuza kuyishyiraho WhatsApp hanyuma ubwo ngubwo na Mukantabana Immaculée wanditse iki gitabo ku isoko si hahandi muzumvikana ukuntu cyakugeraho nawe ariko n'ukuntu bamugezaho amafaranga. Murakoze cyane no bikora kabisa. Hagati aho ngaho yasobanuye yuko kigura amafaranga 5,000 y'amanyarwanda. Ni make kabisa umuntu yokigura hagisoma niba byo kwigisha akatugaruka gushasha bwo mu myaka byo kwigisha cyane. Urumva uyafite ku buryo wahita uyatanga. Yatanga ate dukeneye kwiga dukeneye kumenya kahise dukeneye kumenya niba ko tugura kazoza kacu gute. Esron ndagushimiye. Murakoze cyane. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga umutumirwa ni Mukantabana Immaculée ku gitabo cye yanditse ku isoko si mumbabarire ku isoko si hahandi avuga rero ukuntu u Rwanda rwahinduwe n'ishyano rya genocide yakorewe abatutsi muri 1994. Kuri telefone dufite Siriro we karame kabiri twese kabitsamuye. Yego nuko bwira umushyitsi aho uherereye. Mbanje kubasuhuza nitwa Siriro nibyo ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda akarere ka Kayonza umurenge wa Gahini. Yego Immaculée karame nabasuhuje cyane kandi twishimiye kuba mwabashije kuba abatumirwa kuri radiyo yacu ijwi rya Amerika. Murakoze. Icyo gitabo rero ndumva ari cyiza cyane. Urubyiruko kuri ubu ngubu abantu bari kuvuka nta mateka ntabwo bazi ibya kera babyumva gutyo ariko icyo gitabo ndumva rwose cyaziye igihe ariko rwose mwatinze kugishyira ku isoko muzagishyire ku isoko mugishyire mu malibrary abantu bazabashe kuba bakigura kuko urumva yuko ibintu bigikubiyemo ni ibintu byiza cyane byafasha urubyiruko cyane kuko nirwo ruba rutazi
amateka ya mbere ya jenoside barabyiga ariko ntabwo babyiga neza nk'uko wenda icyo gitabo kibasha kuba cyabisobanura. murakoze cyane. Yego buriya nzavugana na za library numve uko bimeze. Ubundi rero ntaranajyayo igitabo ubundi ntaranajyayo umuntu yampamagaye ndakimuha ntabwo ubundi nari nakabijyanye muri library. Rero buriya mu kuba mwaragikoze ndatekereza ntabwo ari mwe mwenyine bifitiye inyungu, n'abanyarwanda muri rusange muri kumva yuko n'abaturanyi bacu b'u Burundi nabo bumva ko icyo gitabo bagikunze. Ndumva rero mwakwihangana mukazirengagiza wenda igishoro mwaratanze mukaba mwagibasha kuba mwagishyira no kuri interineti icyo gitabo ku buryo cyafasha abanyarwanda kumenya amateka yahise bakamenya n'iki gihe turimo, kuko iyo wamenye aho wavuye ni nabwo umenya aho werekeza. Siriro wenda gushimiye. Yego namwe murakoze cyane, turi kumwe Ijwi rya Amerika. Nuko ariko rero hagati aho nawe nimba ushaka nyine igitabo ubwo wamuhamagara hanyuma mukumvikana ukuntu yakikugezaho nawe mukumvikana ukuntu wamugezaho amafaranga. Wowe ari na hafi. Yari na hafi nibyo Imakire. Mwabasha kuba mwaduha nka nimero ye tukaba twabasha kuba twagira ukuntu twabasha ku buryo n'abagenzi bacu n'abandi bose bashobora kuba babikenera twabibashishikariza ku buryo bagira uburyo ki bakibonamo. Nimero zawe nako ndaza kuzimuha hanyuma muzagerageze kuvugana. Yego nta kibazo murakoze. Nimero yawe nawe iri kuri WhatsApp? Muri no minsi ntabwo ndi kuri WhatsApp, telefone yagize akabazo. Ubwo ngubwo muzareba uko muvugana ibyo ari byo byose. Siriro urakoze. Murakoze cyane. Wamuha n'iyanjye ariko yazashaka agahamagara. Ubwo ubinyemereye ndayimuha. Nuko iri ni Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, radiyo yanyu n'ikiganiro cyanyu murisanga ku isoko si hahandi. Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi ni igitabo cya Mukantabana Immaculée. Niko se Immaculée, twigeze kuvuga ngo uko ubona ejo ku isoko hazaba hameze. Ndumva wabikomojeho gatoya igihe umwe mu banywanyi b'Ijwi rya Amerika yakubazaga uko utekereza urubyiruko, ahubwo ntabwo twavuze uko hameze muri iki gihe. Ubu hameze gute, abantu bameze gute, babana bate, mbese mu magambo make? Muri ino minsi nyuma y'iyi myaka 25 abantu urabona icyo nabonye nuko nta bantu basubiye gutura aho ngaho. Hajemo n'ikibazo cya biriya byo kuvuga ngo ubu butaka n'ubwo guhinga, ngo ubu butaka n'ubwo guturamo. Ubu ngubu aho ngaho ngo baharekeye ubuhinzi. Noneho ubu abari bahatuye bose barazamutse bajya ku gasantere, batuye hafi aho ngaho. Umuntu yavuga bavuye hepfo iyo ngiyo niho hepfo bajya ku mudugudu, begera umudugudu bajya aho abandi bari. Urabona hari harasigaye umuntu umwe no kuhatura noneho ntibikemerwa, ariko no kuhatura na mbere batarabivuga bari baragize ubwoba bagatinya kugumayo bonyine. Begera rero ahantu hatuwe, ahantu hagendwa. Burya kuba wenyine ni ikintu kibi, ntabwo abantu babikunda, cyane cyane iyo ari nyuma y'amarorerwa nk'ariya. Ubu rero baraturanye, abantu barahahirana. Ubwo urumva umudugudu hafi y'agasantere hatuye abantu bose. Yego, abantu baratumirana mu bukwe. Hari ubwo njya ntaha nanjye bantumiye, ugasanga abantu bose bari aho ngaho babutashye.
bamwe ndabamenya abandi simbamenye kuko hari n'abahimukiye ntazi ariko ubu barabanye rwose ubona babanye neza nta mbereka irimo. Mbereka sinashobora kuyisuzuma cyane cyane ko ntahari cyane cyane ko ntahatuye ariko nk'iyo ngiyeyo abantu mbona baganira mbona bajya inama bamwe yenda ugasanga hari n'uwarindishije undi utuye aho ngaho ari nk'uwacitse ku icumu yenda utahaba akabwira nk'umuntu uri aho ngaho watuye ati ujya undebera kiriya kibanza abazajya baza bajye bagushaka muvugane cyangwa se umbwire ubona abantu bafatanya bajya inama. Mu magambo make ubwo umuntu yavuga yuko kwa kundi kubana kwa mbere gukundana kwa mbere hari inyota yabyo itaravuyeho. Barabishaka ariko ntabwo barabishyikira neza kuko hari n'igihe umuntu abura uwahamagara kandi ari wenyine ukabona hari abagifite utubazo batarabona neza abantu bisangaho ariko ubundi barabishaka rwose kubana ubundi reka kubana ni byiza kandi biranikora akenshi birikora kandi ubundi iyo abantu bari kumwe barabana kuko iyo ushatse kwigunga uba nabi ariko iyo abantu bari kumwe nawe barasangira isoko ribari hafi bose barasangira ivomo guze kuko umuntu yaba wenyine gute yaba hehe. Mu magambo makera nanone ufite icyizere cy'uko ejo hazaza bitewe nyine n'abantu uko babishaka ejo hubakwa natwe ufite icyizere cy'uko ejo hazaza ari heza nubwo hazaba hasa ukwaho atari kwa kundi wakuze ubona. Ibintu bigenda bihinduka ariko bizamo n'amajyambere. Nk'uwo mugabo wa Kimisagara niwe wigeze kuvuga ibyahindutse muri Kigali. Yego ubu nabonye niyo ngiye iwacu harageze amashanyarazi kandi nahavuye atahaba. Hari ibintu rero bizajya bigenda bihinduka kubera ko abantu bakenerana kubera ko haje ibintu by'amajyambere kandi twese turayashaka. Ni ngombwa ko abantu bashaka ibyiza bakareba ibyiza imbere kandi bakagira uwo mutima wo gushaka kubishyikira. Rega hari abantu badindiye hagati aho hari abantu badindiye rwose hari nk'uwacitse ku icumu uriho ariko utagifite utuntu uwo rero akaba nta bantu afite akaba nta n'utuntu afite. Akaba nta bantu afite akaba nta n'utuntu afite. Uwo muntu rero akeneye kwegerwa n'abo bantu bandi baba ari abacitse ku icumu baba ari abandi batahigwaga bakwiye kumwegera ariko hari igihe bitinda kuzamo atinda kugira icyizere kuko burya umuntu wababaye ararushya abarushye nawe yarakomeretse cyane ku buryo ashobora gukenera uwo afitemo icyizere agatinda kumugeraho. Agatinda kumugeraho. Mwene abo rero baracyahari. Icyifuzo ni uko nabo bagerwaho bakongera bakagarura bakifuza kubaho. Bakifuza kubaho neza bakifuza kongera kugira uwo bavugana bagashyikirana kuko ikintu yenda cyajemo cyane
hari abantu badashobora kuganira ngo bashyikirane babwirane ibintu byose uko babivuganaga. Niyo ya mbere kanavugaga. Utwo tuntu rero ntabwo dushira vuba, ariko bigenda biza gahoro gahoro. Nuko hagati aho twabwira abateze amatwi ijwi rya Amerika ko mu buzima bwawe umwuga wawe ari uburezi, kwigisha no kurera. Ibi ngibi ndumva byashimangira inyota abantu bafite igitabo cyawe. Ubwo rero nizeye ko wumvise iyo nyota uko ingana, nubwo wabibwiwe n'abantu bake, ariko burya umuntu umwe ashobora batinyutse kuvuga. Yego, kandi umuntu umwe ashobora kuvuga n'igitekerezo, icyifuzo gisangiwe n'abantu benshi cyane. Ubwo rero ubwo ngubwo mu magambo makeya iyo nyota ni wowe uzi ukuntu uzayibamara. Gusa ijwi rya Amerika ntabwo dukora imurikagurisha, ntabwo dukora publicité, mbese twamamaza ibicuruzwa cyangwa iki, ariko nk'iki gitabo cyigisha cyo ndumva bitaba ari muri urwo rwego. Niwumva ijwi rya Amerika ari uko ryagufasha, ntabwo tuzagutenguha. Nzabagisha inama cyane cyane nk'ibyo bavuga byo kugishyira kuri internet cyangwa yego Mukantabana Immaculée wanditse igitabo ku isoko si hahandi. Ndagushimiye cyane. Murakoze.